Ndabasuje mbaye ikaze kuri YouTube channel ya Rubavu Buy and Sell Limited. Ni buri mushya kandi subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment byose ni ingenzi ku mbuga nkoranyambaga dukoresha, haba hano kuri YouTube, kuri TikTok, Instagram, Facebook, amazina namwe dukoresha ni Rubavu Real Estate. Mugende mu following, mutanga ibitekerezo byose ni ingenzi. Duherereye hehe? Turi Rubavu Ikanembwe. Murabona ko aha muri background yanjye harimo umuhanda, ni quartier nziza irimo ama etage, amakadastre meza. Tuhabazaniye igipangu. Ni igipangu kirimo amazu atari mashyashya, hari inzu nini, imiryango 3 y'ubucuruzi, ntago ari bishyashya. Aha na hantu ushobora kugura aya mazu ari mukayavugurura, cyangwa se ukahagura hose ukahasenya ukubaka bushyashya ukahashyira kadastre imeze neza. Tugiye kujyana mabereke hose ukuntu ari hanini. Aya mazu yose mubona niyo ari muri iki kibanza cyacu. Ni ikibanza gifite metero kare 300. Na hantu hanini cyane, hari kuzamurwa andi makadastre meza menshi. Urugero nk'iyi ngiyi iri ku ruhande nayo ni nshyashya iri kuzamurwa, iri kubakwa. Urabona ko hano hantu ari hanini, ari ahantu wagura ukahashyira nawe inzu nziza. Hakurya ngira ngo muri screen nabwo muri kubona hari kuzamurwa etage. Nawe rwose ahantu wahagura ukahaba wahashyira etage, cyangwa se ukaba wahubaka kadastre imeze neza, cyangwa se ubundi bwoko bw'inzu ushaka. Urabona ko ari hanini cyane. Ni mu kibanza gifite metero kare 300, ni ku muhanda, ni muri quartier nziza, na ahantu heza cyane. Tukwatangira $35,000,000. Ibyangombwa birahari, no kugura twerwa mutation kandi twabigufashamo byose kugera birangiye. So ubaye uri interest, hari ikindi wifuza kubaza, ushaka kuhagura, ushaka kuhareba, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero ubona kuri ekran yawe. Wanadusanga ahantu dukorera. Dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi etage kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ni nyubako yubatse iruhande rw'isoko. Rubavu Buy and Sell Limited turi company ya mbere yonyine yizewe ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu n'akarere ka Musanze no mu nkengero z'akarere ka Rubavu, igufasha kugura no kugurisha imitungo itimukanwa, amazu, ibibanza. Ari ahantu heza wifuza gukorera business, nabwo turagufasha. Mudusange, muduhamagare, tubafashe. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner, we always here for you.